nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 11. Kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa n'ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. Nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 12 n'uwa 14. Nuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 22. Niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekera abamutegereza kubazanira agakiza. Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 28. Ariko rero iyo tugendeye ku mucyo nk'uko Imana nayo iri umucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 7. Nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Abaheburayo ibice 10, 19 na 20. Nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo, kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 12. Nuko Imana Nyiramahoro yazuye umutahiza w'intama, ari we Mwami wacu Yesu, imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose. Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 20. Uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 2. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati, munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Matayo ibice 26 umurongo wa 27 na 28. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Abaroma ibice 3 umurongo wa 25. Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Yohana ibice 6 umurongo wa 53. Niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Abefesi igice cya mbere umurongo wa 7. Ndamusubiza nti, Mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Ibyahishuwe ibice 7 umurongo wa 14. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Abaroma ibice 8 umurongo wa 1. Kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso, nanjye nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ariyo mpongano, ayihindurwa n'ubugingo buyarimo. Abalewi ibice 17 umurongo wa 11. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 24. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakirira ku butaka. Itangirira ibice 4 umurongo w'10. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose, umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana, iryo yaguze amaraso yayo. Ibyakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 28.
ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona aya maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Kuva 12:13. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Abefesi 2:13. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Yesaya 1:18. N'igikombe akigenza atyo bamaze kurya, ati, iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye. Mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Abakorinto ba mbere 11:25. Nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. Abaroma 5:9. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we. Yohana 6:56. Yenda igikombe amaze gushimira arakibaha, banyweraho bose. Arababwira ati, aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi. Mariko 14:23-24. N'igikombe akigenza atyo bamaze kurya, ati, iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. Luka 22:20. Kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Abakolosayi 1:20. Ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso yayo. Itangiriro 9:4. No kuri Yesu Kristo, ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka, n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda, kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Ibyahishuwe 1:5.